niba nawe ujya wibaza uburyo iyi application ya PayPal ikoreshwa wakira, ubikuza cyangwa se wohereza amafaranga, ntugende utarebye iyi video. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo iyi application ya PayPal ikoreshwamo, uburyo wakriyamo account ugatangira kohereza amafaranga, uyohereza inshuti zawe cyangwa se wakira amafaranga aturutse ku isi yose. Mbere ko dukomeza, niba utaramfollowinga, kanda kuri ako gasaraba k'umutuku, kandi kuri ako gatima, ujye muri comment umbwire ikindi wumva nagusobanurira muri video yacu y'ubutaha. Kandi niba wakunze iyi video, ukoreshe ya uyisangize n'abandi. Reka dutangire. Nkuko bibona, iyo uje muri Play Store cyangwa muri App Store yawe, ukandikamo ijambo PayPal, ushaka downloading application uherereye mu Rwanda, urabona ko bakubwira ko iyo application ntago iboneka cyangwa se ntago yemerewe gukoreshwa uri mu Rwanda. Biba ngombwa kujya muri Chrome ukandikamo PayPal sign up kugira ngo utangire create account. Hano rero hari uburyo bubiri bwo create account, hari personal ndetse na business. Personal account ni mu gihe ushaka create account yawe ku giti cyawe, naho kuri business ni mu gihe ugiye create account ya business. Ngiye nahisemo personal kora ko ari iyo ku giti cyanjye. Iyo umaze kwa click urabona bahita bakwereka guhitamo igihugu, wamara guhitamo igihugu ugahita hano uza ugashyiramo email yawe, email uzajya ukoresha. Biba byiza ushizemo email ukunda gusura cyane cyangwa se email ukunda gukoresha kugira ngo ujye ubona notification. Wamara gushyiramo email bagahita bakwereka aho kuzuzamo nimero yawe ya telefone, ukayishyiramo nimero ya telefone. Wamara gushyiramo nimero no kugira boherezeho code yo kuverifia, bahita bakwererezaho confirmation code kuri ya nimero yawe. Warangiza ya code wamara kwishyiramo, noneho ugahita bakwerekaho gucreate password. Ukajyamo ugacreate password, ugendeye ku mabwiriza baba bakweretse nkuko uri kubisoma, bakwereka uburyo ugomba gukoreshamo kugira ngo create password yawe. Wamara gucreate password ni ugushyiramo personal information, ni ukuvuga aho uherereye, nationality yawe, ndetse ugashyiramo amazina yawe n'igihe wavukiye, nabyo ukabyuzuzamo. Iyo umaze kubyuzuzamo ibi nabyo urakomeza ugahita ukanda hano handitse kuri following kugira ngo ukomeze ucreate account yawe wuzuzamo n'ibyo bagusaba. Iyo umaze gukanda kuri follow, urabona ko bahita bakubaza gushyiramo address cyangwa se aho uherereye. Yes, hano uraza ukuzuzamo address zawe, ubwo no kuvuga naho uburi aho barizwa. Wamara kubyuzuzamo ugahita ukanda hano hasi handitse accept and complete. Okay. Warangiza ugakanda hano kuri I certify nyine kugira ngo wemeze ko ibyo wavuze ari byo. Wamara kuhakanda ugahita umanuka, urabona hano no kuzuzamo city. Wamara gushyiramo city ukamanuka hano accept and open account. Hano ubusoje ukreate account yawe, uhita ukandara ukemeza ibyo washyizemo ko ari byo, ndetse ugahita wemeza mu opening account. Aha tugeze rero noneho baba bakwereka icyo ugiye gukora cyangwa se icyo wakora. Niba ari ukugura ikintu runaka online cyangwa se ukohereza amafaranga yatabyo ushaka gukora, uhita ukanda kuri note now ugakomeza. Step tugezeho hano aba ari step yo kugira ngo ushyiremo card. Ya card yawe ishobora kuzajya ikurwaho amafaranga nko mu gihe hari ikintu uguze cyangwa se wajya wakiriraho amafaranga, niyo uzuzamo hano. No kuvuga ngo iyo umaze gushyiramo card bihita ko uhita kukanda hano kuri save card. Iyo card niyo izajya ikoreshwa igihe cyose wakiriye amafaranga cyangwa se ugiye kohereza amafaranga. Iyo udakeneye guhita ushyiramo ya card yawe, ukanda hano hasi hano handitse not now, ugahita ukomeza. Ubu application yacu cyangwa se PayPal account twamaze kuyicreate. Ahangaha tugeze noneho twamaze kwinjira muri ya PayPal account yacu. Yes, ahangaha wamaze kugera muri ya application cyangwa muri account yawe. Noneho ushobora kuba wakohereza amafaranga cyangwa se ushobora kuba wa requestinga umuntu akohereza amafaranga cyangwa se ukaba wagira ikintu wishyura. Urabona ko hano bakwereka ngo hari stage ebyiri usabwa ku completinga kugira ngo account yawe ibe set. Urabura ebyiri muri enye, no kuvuga ngo gusavinga card yawe cyangwa kudownloadinga ya application ya PayPal. Tukabonye ko kudownloadinga application ya PayPal ntago bikunda mu gihe uri mu Rwanda. Ibyo ngibyo ushaka byorera byo nta kibazo, wajya yinjiramo unyuze kuri browser. No mu gihe udashaka gushyiramo ya konti yawe cyangwa gusavingamo ya card yawe, nabyo ushaka biretse, kuko aho bigeze ngo wamaze kugira account ushobora kuba wakohereza amafaranga cyangwa se ukakira amafaranga binyuze kuri email address yawe washyizemo. Urabona ahangaha uje noneho ukinjira muri
ukandika PayPal muri Chrome, ushobora guhita ugera muri account yawe. Iyo ushaka ko ushaka gukora login, hano urakora logout. Iyo ujya hano kuri login, noneho ushobora kwinjira muri ya account yawe ukoresheje email na password wa create gusa cyagiye turi gukreate account, bagahita utangira ku accessinga PayPal account yawe. Urategereza hano ba verifying ko uri umuntu, uhita utikinga kara kantu, wamara ugatikinga ugahita winjira muri account yawe, ugatangira kureba uko account yawe imeze, ndetse ukaba ushobora nkuko hano ubona ushobora kohereza amafaranga, ushobora gusaba cyangwa kwakira amafaranga, ushobora gushyiramo ya kadi yawe mu gihe ukeneye kuyongeramo n'ibyo ngibyo. Nk'ahangaha nk'urugero ugiye kohereza nk'amafaranga ugakanda kuri send payment, hano ikintu bagusaba uhita ushyiramo email y'umuntu usanzwe nawe akoresha PayPal. Iyo ushizemo email ye direct amazina yahitaza, ukaba wahita umwoherereza amafaranga nawe akayabona kuri PayPal account ye. Ku bantu bari kumbaza uburyo wa connecta PayPal account yawe ni application ya Cashkick, urabona iyo wamaze kwinjira muri ya application yawe ya Cashkick, twamaze kubona ukuntu wa create account ya PayPal. Uzamo hano muri my cash, ugakanda hano kuri cash out. Iyo ukanze hano kuri cash out bahita bakwereka ko ugomba kuba ufite minimum byibuze amadolari 10 ushobora kubikuza. Iyo ayo madolari umaze kuyagezamo, uhita ubona aho kuzamo email yawe, cyangwa se ukaba washyiramo email y'umuntu ufite account ya PayPal yo mu mahanga. Uhise wibaza uti kubera iki account yo mu mahanga cyangwa se email y'undi muntu? Ni ukuvuga ngo PayPal mu Rwanda hari bimwe na bimwe bidakunda, nko kugira ngo ubikuze amafaranga uyakura direct kuri PayPal account yawe yashyira wenda nko kuri mobile money cyangwa se kuri bank account zo mu Rwanda ntago bikunda, cyangwa se kuba wafata amafaranga ukayoherereza umuntu uri mu Rwanda ntago bikunda. Ariyo mpamvu ahangaha ariho hantu ukwiye kwitondera, nko mu gihe waba ugiye nko kubikuza amafaranga yakura kuri PayPal account yawe ushaka ko akugeraho uri mu Rwanda, cyangwa se yaza kuri mobile money yawe cyangwa kuri bank account yawe, bisaba ko ugomba kwifashisha nk'urugero niba hari umuntu wawe nk'inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe ufite uba mu mahanga ukoresha PayPal, ukaba washyiramo addresses muri withdraw cyangwa se muri cash out, ugashyiramo addresses kugira ngo ya mafaranga nabikuzwa ahita ajya kuri wa muntu kuri account ya PayPal. Noneho we kubera ko aba afite access akabasha kuyabikuza akayakoherereza kuri mobile money yawe, cyangwa se agakoresha ubundi buryo bwose mukoresha akoherereza amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyo ni option ya mbere ushobora kuba ufite nk'umuntu ushaka gukura amafaranga kuri account yawe ya PayPal, cyangwa se gukura amafaranga yawe muri Cashkick uyashyira kuri mobile money yawe, cyangwa se uyashyira kuri bank account yawe. Option ya kabiri ni uko ushobora kuba wowe washyira amafaranga yawe wayafata ukayashyira n'ubundi kuri PayPal account yawe, noneho nyuma yamara kukugeraho ukaba wayafata ya mafaranga ukajya wabona kuyatransfera kuri wa muntu wawe hanze, ariko ubundi kubikuza nyirizina ukura amafaranga kuri PayPal account uyashyira direct kuri mobile money yawe cyangwa se kuri bank account yawe ntago bikunda, bisaba kwifashisha ubwo buryo. Aribwo gukoresha email y'umuntu wawe uri hanze, akaba ari ushyira muri cash out mu gihe ugiye gukora cash out muri Cashkick account yawe, ugahita ushyiramo email ye kugira ngo amafaranga ihita yabona direct kuri PayPal account ye, noneho ayabikuze ayaguhereze kuri mobile money yawe cyangwa se ubundi buryo mukoresha. Cyangwa se option ya kabiri cyangwa uburyo bwa kabiri ni bwa bundi bwo kuba washyiramo account yawe ya PayPal, amafaranga kaza, noneho yamara kukugeraho ukaba wayafata ukayatransfera kuri wa muntu uri hanze kugira ngo we abashe kubikuza. Ibyo byose impamvu bikorwa nuko mu Rwanda ntago PayPal ushobora kuba wabikuza amafaranga direct ngo yakure kuri PayPal account yawe ngo uhite yakira kuri mobile money cyangwa kuri bank account zo mu Rwanda, cyangwa se kuba wakakira amafaranga direct kuri PayPal account yawe. Ibyo byose rero nibwo buryo ushobora kwifashishamo kugira ngo ubashe kugira amafaranga ukura kuri website runaka zikorana na PayPal cyangwa se kuri PayPal account yawe, noneho ubashe kuyakira. Niba wakunze iyi video ntugende udakoze subscribe, ujye no muri comment utubwire ikindi twagusobanurira muri video zacu z'ubutaha, ndetse ukoreshe ya uyisangiza n'inshuti zawe.